Mwaramutse, amahoro y'Imana abane namwe. Reka mbanze mbifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Ngarutse rero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Inkuru y'uyu munsi ndayita Satani yigishije abantu kutumvira Imana, abanduza ubwibone bwe bibazanira icyaha n'urupfu. Hari video ijya kumera nk'iyi ngiyi nakoze, byaba byiza nayo ubanje ukayireba. Yitwa ubumuntu kabiri, umutima wa muntu wabaye mubi. Yirebe hano hejuru mu nguni, cyangwa se uyirebe muri video description mu ncamake za video iyi ngiyi nyine ndi gukora. Muri video y'ubushize inkomoko y'ikibi twabonye ko Satani yagize ubwenge bwinshi, ubwiza n'ubutunzi bikamukururira kuzamura umutima we, akagira ubwibone bimutera kwiyita Imana no kwigereranya nayo. Ikibi kimaje kumwinjira yirukanwa mu ijuru, we n'abamarayika be baza hano ku isi. Ushobora nawe kuyireba hejuru hano mu nguni cyangwa mu ncamake za video nyine. Muri iyi video turibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira: kurwana no kuneshwa no gucibwa mu ijuru kwa Satani. Satani yoshya abantu akabigisha kutumvira Imana no kwigereranya nayo. Ubwibone, kutumvira icyaha n'urupfu, nicyo twakwigira kuri iri somo. Kurwana no kuneshwa no gucibwa mu ijuru kwa Satani. Bibiliya itubwira ko icyo kiyoka cyashoje intambara mu ijuru maze kigatsindwa kikirukanwa. Tubisoma mu Byahishuwe ibice 12. Duhere ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsonsobe. Umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Ngo mu ijuru haba intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Hano rero turabona ko Satani afite abamarayika. Abamarayika ashobora kuba yarabigaruriye igihe yazamuraga umutima nyine akiyita Imana. Urumva, ubushize twasomye ko yicaye mu ntebe y'Imana, ngo hagati y'inyenyeri z'Imana, akazamura umutima rero agatangira kwiyita Imana. Urumva ko rero yahise agira abayoboke. Urabona ko ubwibone bwe bwo kuzamura umutima agashaka kwigira Imana byateje intambara mu ijuru, nk'uko uwo murongo wo hejuru bivuga. Kandi ngo n'abamarayika be barwanyije Mikayeli n'abamarayika be, ariko intambara barayitsindwa ndetse birukanwa mu ijuru baza hano ku isi. Abo bamarayika be ni 1/3 cy'inyenyeri z'Imana yamanukanye. Nubwo batabisobanuye neza, ariko bigaragara ko mu butunzi bwe byatumye umutima we ujya hejuru akicara ku musozi w'Imana hagati y'inyenyeri zayo, nk'uko twabibonye muri video y'ubushize. Aricyo dutekereza ko cyatumye agira bamwe mu bayoboke nyine bavuye mu bamarayika, 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru. Ku isi ingabo za Satani tuzita nyine ingabo za Satani cyangwa se daimoni, arizo zimufasha mu kazi ko kuyobya abantu hano mu isi. Umurongo wa 12. Nuko rero wajuruwe nawe abarimo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Tuzi ko mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Mu ijuru aratsinzwe, ariko hasigaye isi. Ubwo rero isi niyo yari itahiwe. Yahise ayimanukira we n'abamarayika be mwe twita abadayimoni n'umujinya mwinshi cyane, aza kuyobya abantu bari mu isi. Yesu atubwira ko Satani azanwa no kwica, kwiba no kurimbura. Tubisanga muri Yohani igice cya 10 umurongo wa 10. Ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ngo ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Luka ibice 10 umurongo wa 18. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa nk'umurabyo. Satani yoshya abantu akabigisha kutumvira Imana no kwigereranya nayo. Muri video y'inkomoko y'ikibi iriya twarebye ubushize nyine, link iri hano hejuru cyangwa muri video description, twabonye ko Imana yaremye ibintu byari byiza byose bitunganye, kandi ko na Satani yararemwe atunganye, nyuma akavanga ubwenge bwe n'ubucuruzi bikamutera ikibi. N'umuntu uko yari yararemwe nta kibi yari kugira mu mutima we iyo Satani atamushuka.
Mu ntangiriro ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu badusobanura uko Satani yaje koshya abantu akabigisha kuzamura imitima yabo. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemereye kuzirya, keretse imbuto z'igiti ziri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Satani mu bwenge bwayo bwinshi yinjije umugore imenya neza ko imbuto Imana yababujije arizo zagombaga kubica, kandi nicyo yari agambiriye. Irangije iti ntabwo muzapfa, ahubwo hari ikindi kintu Imana yabikoreye, kuko idashaka ko amaso yanyu afunguka mukamenya namwe ko mwaba nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Satani ikintu yakoze, yabwiye umugore ko Imana irimo ibahenda ubwenge, idashaka ko bafunguka amaso bakabona ko baba nk'Imana. Urumva muri we ishyizemo inyota yo gushaka kuba nk'Imana. Erega kuba Imana ni ukuba hejuru y'ibindi biremwa byose. Nicyo kintu yashakaga rero ko bakora, bakazamura imitima yabo. Yari abizi ko nyine ari ubwibone ugahita bubica. Ubwibone no kuzamura umutima kwa muntu, bya bindi byamugushije nibyo yagarutse ashukisha umugore. Urumva ko nawe yamushutse ngo azamure umutima we, akamwumvisha ko bagiye kuba nk'Imana. Nuko umugore abisamira hejuru, ikibi maze kiba kiramwinjiye, ndetse ahubwo anakibonyemo ubwenge bwinshi. Bwa bwenge twabonye muri video mu nkomoko y'ikibi buyobya abantu. Nuko Imana ibona ko bamenye ikibi n'icyiza, ikibi cyarangije kwinjira nacyo ibirukana mu ngobyi ya Edeni nk'uko yirukanye Satani n'ubundi. Mu ntangiriro ibice bitatu guhera ku murongo wa 7, uwo mugore abonye yuko iki giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari iby'igikundiro, kandi ko ari byo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aha n'umugabo bari kumwe nawe arazirya. Amaso ya bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Ku murongo wa 22, Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo, akarya akarama iteka ryose. Bumva ko rero ikibi cyari kimaze kubinjira mu mitima yabo, yishyira hejuru kuko bashakaga kuba Imana. Kwikuza muri make nibyo bizana ubwibone, kutumvira icyaha n'urupfu. Mu Baroma 5 batubwira ko kutumvira Imana kwa Adamu kwamuzaniye we n'abamukomotseho icyaha n'urupfu. Abaroma ibice 5 umurongo wa 12, wa 17 kugeza kwa 19, ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, ni nako kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutse. Iyo usomye intangiriro ibice 4 mu kiganiro Imana yagiranye na Kayini, ari rwo rubyaro rwa mbere rwa Adamu, uhita ubona ko ikibi cyageze no mu bakomoka kuri Adamu. Kayini yagaragaje kutumvira Imana, ndetse cyane anayisubiza uko yishakiye, ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye se. Urabona ko kandi yari yarakaye, ndetse ahita yica murumuna we. Urupfu rutangira kugera ku rubyaro rwa Adamu rwose. Urumva ko icyaha cyazanywe nyine na bya bindi byo kutumvira. Imana yari imaze kumubwira iti ntukore icyaha, arangije kubera kutumvira ahita akora icyaha. Kutumvira rero bizana icyaha, icyaha nacyo kikagira gute, kikazana urupfu. Yahise yica murumuna we. Intangiriro ibice 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje, kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Urumva ko yari yakoze nabi nyine. Ariko nudakora ibyiza, ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu kugasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati,
Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ni iki twakwigira kuri iri somo? Kutumvira Imana byazanye ibyaha n'urupfu. Icyagushije Satani ni nacyo kigusha abantu, kuko nicyo nyine abagambiriye aza akabashukisha nyine. Satani ashukisha abantu ubwiza, ubwenge n'ubutunzi, bigatuma bazamura imitima yabo bakagira ubwibone. Muri video inkomoko y'ikibi twabonye ko umuntu ubufite areshya abantu bakamuyoboka, bakaba banamuramya. Ubufite iyo adacunze neza bituma umutima we wishyira hejuru, akagira ubwibone. Satani yigisha abantu kutumvira Imana, bakagira ubwibone, bakazamura imitima yabo, bakigira utumana, bakumva nta bundi bubasha bubari hejuru, ko nta Mana ibaho cyangwa ngo Imana idashishikajwe n'ibyaha byacu. Wari wabona umuntu ukubwira ko ngo nta Mana ibaho? Wari wabona umuntu uvuga ko ari we Mana kubera icyubahiro abantu bamuha, akigereranya nayo? Bya bindi nyine Satani yakoze. Umuntu wa mbere yazanye icyaha kubera kutumvira. Kumvira kundi umwe kuduhesha gukira ibyo byaha no gutsinda urupfu, ari we Yesu Kristo. Kureka ibyaha bijyana no kumvira Imana. Nuko rero twiyemeze kumvira Imana muri Yesu Kristo, waduhesheje gukira ibyaha kubera kumvira kwe. Niba utifitemo kumvira no kubaha muri wowe, yaba kumvira Imana cyangwa no kumvira abantu bagukuriye, n'ubundi niho ibyaha biva, ntibizakurekura. Nuko rero duharanire kumvira, ariko tubikorera gukunda Imana. Yesu Kristo yaduhaye umwuka we ngo abidufashemo. Hari video nakoze nayo ndayishyira hano hejuru mu nguni, urabona link hano hejuru, cyangwa muri video description mu ncamake za video. Isobanura ukuntu dukwiriye kumvira mwuka n'ukuntu dugomba kumvira Imana. Mugire umunsi mwiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.